Muraho umva ukuntu dutangiye. Andikira abandi bagore benshi, andikira abandi bakobwa benshi. Umugore naba ari kukwirengagiza asa naho yagutesheje agaciro, iki gihe bizakubwira ikintu kimwe: nawe ubwawe waragiye aba ari we wishingikirizaho wenyine, niwe uri kwandikira gusa. Ibyo buri gihe bizaba ari ikosa. Abagabo cyangwa se abasore babasha gutsinda umukino wo gutereta no kureshya abagore cyangwa se abakobwa, ubundi ni abagabo bafite abagore benshi ku ruhande. Ibi biterwa nuko iyo ufite abagore benshi bakuzengurutse, ntabwo usabiriza, ntabwo winginga. Buri gihe wisanga ufite umuntu wo kuvugana nawe. Buri hantu hose ugeze wohereza ibimenyetso ko uri umugabo ukurura abagore kandi wizeye. Ndabasuje nanone, nitwa Ismael Mugisha. Iyi ni Télé Montagne Rwanda. Iki ni ikiganiro Agatabo, amasomo y'ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye wakandikiramo umugore cyangwa se umukobwa akagukunda byoroshye. Ni ayahe makosa dukora igihe twandikirana n'igitsina gore? Twibuke ko buriya abagore ushobora kubyanga cyangwa se ukabyemera, abagore urabakeneye. Niyo mpamvu hari umukobwa cyangwa se umugore muri telefone yawe ngendanwa umaze iminsi wandikira yaranze gusubiza ubutumwa bwawe wamwandikiye. Ikaze, nimukomeze mukore subscribe. Bisa naho abagore bagira icyiyumviro cya gatandatu cyo kumva no kumviriza umugabo wifuzwa n'abandi bagore benshi. Ubusanzwe ibyiyumviro by'umuntu ni bitanu: kureba, gukoraho, guhumurirwa, kumva ndetse no kumva uburyohe. Bisa nkaho uko wandikira abagore benshi cyangwa se abakobwa, ni nako umukobwa wa nyawe ukugenewe azabimenya, akakumenya, akakwiyegereza. Muribuka dutangira, uko wandikira abagore benshi niko wifuza gake, niko usabiriza gake. Mu gutuma igitsina gore kikwiyegereza, ugomba guhagarika kohereza inyandiko n'ubutumwa bwinshi. Ntuzigere na rimwe wongera kwandika message ebyiri zihekeranye. Igihe cyose wanditse amagambo nka muraho yemwe, ese muriho, ese naba nagize ikintu nkora kikakubabaza, uti ndaza kukureka nubona umwanya umvugishe, iki gihe uba wamaze kwerekana intege nke zawe. Umugabo burya uzi agaciro ke ntabwo yiruka ku bagore. Niba umugore, umukobwa agaragara ko ashishikajwe nawe, rwose azakuvugisha ahubwo binakurenge. Niba atari uko bimeze, areba hirya nta no kuzuyaza. Abagore bakoze ku buryo bakururwa cyane n'abagabo batapfa kwigezaho. Umunsi watangiye kubiruka inyuma, uko akubona bizagabanuka, azakubona ukundi. Buri mugore iyo biri ngombwa aba yumva kandi arabizi neza ko aba afite akazi ko kugira icyo akora kugira ngo abashe gukurura ibyiyumviro byawe n'amarangamutima. Nyamara bisa nkaho iyo akwirengagije, hanyuma nanone akabona ko ari nako nawe ukomeza kugerageza cyane ushaka kumubona, icyo gihe atakaza icyubahiro kugenera. Kukubaha bisigara ubyumva mu matangazo, apana yo kuri radio. Niba uhisemo kugenda, genda bucece, wigira icyo uvuga. Wenda hari azagaruka nabona ko yaguhombye, cyangwa se nibitaba ibyo bizatinda bitinde ariko bibe, uzahura n'umugore wubaha agaciro kawe umuhereza. Gatatu, ntugasabe imbabazi igihe cyose nta kibi wakoze. Umva ubu butumwa, munyihanganire niba ntuma murakara, basi nimumvugishe, ese wansubiza? Tekereza uri kohereza ubutumwa nk'ubwo umugore, uri gusaba imbabazi z'iki? Kuba wamwandikiye uri gusaba imbabazi zo kuba wamwandikiye? Uri gusabira imbabazi kuba wanditse amagambo 8 anasanzwe? Niyo wavuze nabi, urasaba imbabazi z'uko wamwirukanseho? Uri umunyantege nkeya. Umugabo nyawe akora ibi. Nubaho umwanya wawe uza kumbwira igihe uraba witeguye kuganira nanjye.
Ibi bibwira ubwonko bw'umugore ko ubyumva ko atari gusubiza, ariko kandi nanone utari gusenga ko yaba yagusubiza ntabwo bisabwa. Byerekana ububasha bwo kugenzura ibyiyumvo cyangwa se n'ibyumviro byawe n'amarangamutima. Nta mugore n'umwe wifuza kubana n'umugabo ucika intege iyo bamweretse ikimenyetso cya mbere ko batamushaka. Bifuza umugabo ugumana ububasha bwe, ugumana ishusho ye, ndetse akaguma nta kimuhungabanya. Uko witabwaho byangirika cyane iyo ubaye nkaho ukeneye ikintu cyane ku muntu. Nta mugore n'umwe ukunda umugabo woroshye kugenzura cyangwa se kugenzurwa. Niba umugore aguhunze, wimwirukaho, ntukamwirukeho umusaba imbabazi za hato na hato. Gumya kubaho ubuzima bwawe. Icyo kintu cyonyine nicyo kimugarura akakugarukira. Kane, ntuzigire na rimwe ushakisha ubwihisho utera impuhwe umukobwa cyangwa se umugore. Abagabo benshi bata umutwe ku buryo bisanga banditse bumwe mu butumwa mu by'ukuri budafite icyo buvuze. Urugero, ndakuretse, ubwo wanze kunsubiza, nizere kuraza kwiyitaho. Ibi ubwabyo ni intege nkeya. Iki gihe uba ugishakisha igisubizo. Ni nko gufata ikosa ugashaka kurihindura ku wundi muntu. Ibyitwa guilty tripping move. Ibi rwose abagore cyangwa se igitsina gore babasha kubibona nta nkomyi. Aho kuba gutyo, ushobora kuguma utanyeganyijwe na gato n'ibyabaye. Ndizera ko byose bimeze sawa, nta kikwirukansa, dusubire. Umva ubwo butumwa. Ibi bikugaragaza nk'umuntu udasanzwe, kandi kuba udasanzwe ni imbaraga. Abagore bakururwa cyane n'abagabo bigaragaza cyangwa se bagaragara ko bigoye kubagenzura. Iki gihe uzaba umweretse ko umeze neza, yasubiza ubutumwa bwawe cyangwa se yabireka atabusubiza. Niyo mpamvu atangira kwibaza ati, kubera iki ibi bintu bitamugizeho ingaruka? Ese yaba ari kuvugana n'abandi bagore? Ese naba nabuze amahirwe yo guhuza nawe? Iki gihe niho chapitre yihindurira, ubundi umugore akaba ari we ukwirukaho noneho nawe. Gatandatu, ni ubusazi, ni ubugoryi kugerageza gufatisha umugore unyuze mu nzira zitaziguye, indirect. Abagabo benshi bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo ibintu bibabaje, bagashyiraho inkuru runaka, ibintu byerekana uburakari mu buryo butaziguye, kugira byonyine babashe gukurura ibyiyumvo by'umugore. Gupostinga indirimbo zibabaje, inyandiko zicyurira undi muntu, uti abantu burya barahinduka. Usanga ugerageza kumutera ishyari ukoresheje ibyo ushyira ku mbuga nkoranyambaga zawe. Nyamara ibi ni ibintu bikugaragaza nk'umunyembaraga nkeya kandi washeze. Nta mugore n'umwe ukunda umugabo ushakisha kwitabwaho muri ubu buryo. Aho gukora ibyo, ushobora kujya ushyira ku mbuga nkoranyambaga zawe cyangwa se zikoranye imbaga zawe ibintu byerekana ko hari ikintu uri gukoraho. Ifoto yawe uri muri siporo, gym, usa naho unaniwe. Amashusho uri kwishimana n'inshuti. Inkuru y'uko uherutse kugira ahashimishije mu bucuruzi bwawe, business. Umugabo wishima cyangwa se wishimira ubuzima bwe adafite uriya mugore yirukagaho, ahinduka umugabo uwo mugore yifuza inshuro 10 zirenga. Banza wandika ku kantu. Niki kiba mu mutwe w'umugore? Umugore atangira kwibaza niba atarakoze ikosa yibuza amahirwe yo kugumana nawe, kuko ubona uri kwishimira ubuzima bwawe bwiza kandi mutari kumwe, bituma isi ye isa n'imuhaye igitutu, ubundi nawe akifuza kugaruka. N'ubujiji cyane kwicara usa n'utegereje ko azagusubiza. Umugabo w'agaciro gake ahoza ijisho kuri telefone ye, agatekereza cyane kuri buri kintu, ndetse agategereza amasaha menshi ategereje ko bamusubiza. Umugore kwamusubiza, yatinze gusubiza, uhita utangira gutekereza uti, ubwo atarasubiza amaze amasaha 4, ubwo ahari ntabwo agishishikajwe nanjye. Tukiri aho, umugabo w'agaciro gahagije we ahora ahuze. Ibyo ntibimutera umwanya. Subiza cyangwa subireke. Jya muri siporo, kora gym, kurikirana ubucuruzi bwawe, hindura uburyo ubayeho. Bitihise, andikira abandi bakobwa, andikira abandi bagore. Umugore iyo yamaze kumenya ko ari we gusa ufite witayeho, atangira gutakaza uburyohe bwawe. Abagore bakururwa cyane kandi mu buryo kamere n'abagabo bafite amahitamo.
umugabo wese wicara hamwe amutegereje ahita atakaza agaciro imbere y'umugore. Uko wiyugiraho niko nawe bakwirukaho cyane. Nta mwami usabiriza kwitabwaho. 7. Ibagirwa ko uwo mugore abaho. Mu mibanire n'abagore, iyi ni imwe mu nzira imwe ushobora kwerekanamo imbaraga zawe. Umukobwa igihe uzagirana amakimbirane nawe biturutse ku kuba yanze kugusubiza cyangwa se gusubiza ubutumwa bwawe, iki gihe wamaze gukora ikosa nk'umugabo. Ntabwo kubura igisubizo cy'umugore byakagize ikintu bihindura ku byiyumvo byawe. Abagabo b'abanyembaraga ni bariya bashobora kugenda bakajya kure y'umugore kandi isaha iyo ari yo yose. Gusa abagabo benshi bararira cyane, bakarira cyane iyo umugore abiyatse, batekereza cyane ku bintu byose, ndetse baba bashaka kwisobanura no kwanzura buri kintu bahuriyemo n'umugore. Dore icyo abagabo banyabo bakora: bareka abagore bakaza mu buzima bwabo, ariko nanone iyo ugiye barakurika ukagenda. Ntabwo biruka ku bantu cyangwa se ngo bashakishe ukwemerwa. Aba bagabo bita cyane ku bishishikaje kuri iyi si aho guta umwanya ku myitwarire y'igitsina gore. Umugore iyo amaze kumenya ko utitaye ku byo yikora, agaruka yirukanka cyane rwose. Zamura agaciro kawe, tuma ubuzima bwawe bugira agaciro kabwo kivugira, aho guhanisha umugore ko wanze kumuvugisha, umutera impuhwe, wigira nkaho ngo wacecetse wifuza ko yigarura. Ibyo bikoresha wiyubaka. Kora siporo, mera neza, korera amafaranga, zamura uburyo bw'imibereho yawe, ubaka uburyo bw'imibereho bwiza mu bandi. Abagore bakurwa cyane n'abagabo bagera ku nsinzi. Mu gihe cyose ubuzima bwawe budashishikaje, kukwibagirwa bizaba vuba. Igihe uzabasha gutuma ubuzima bwawe buba bwiza, uri kwiteza imbere bihoraho, abagore bazashishikarira kuba muri icyo gice cy'ubuzima bwawe wubatse. Ntuzigire na rimwe ufata agaciro kawe ngo gahuze n'umugore. Ngiri kuza abagabo benshi bakora gutuma umukobwa agena agaciro kabo, asobanura agaciro kabo. Umugabo wese utuma ibyishimo bye bishingira kuri message z'umugore, urugero gusubizwa nawe, nibyo bituma wishima. Ibi ni ubunyantege nkeya. Abagore ntabwo mubazi. Abagore bakeneye abagabo aho kuba uduhungu duto tuza dukuruza inda iyo twirengagijwe. Dore ahangaha niho kwigirira icyizere bya nyabyo bituruka by'umugabo, icyo yifuza kugeraho cyangwa se kuba cyo, ibyo yagezeho, uburyo yiyubaha we ubwe. Ibi nubikora neza abagore bazaguhigira hasi hejuru. Ariko kandi ntabwo twabura kuvuga itegeko rya nyuma. Niba adashishikajwe n'ibyo umubwira, mureke agende. Biroroshye. Umugore niba ahora kwirengagiza, ntabwo ashishikajwe nawe, ibyo nta kibazo kibirimo. Ntabwo ari byiza kwiruka ku mugore utabona agaciro kawe. Genda witeze imbere. Genda ushaka umukobwa nibura ukwiriye kwitabwaho kwawe utanga. Uko niko abagabo banyabo bakina umukino. Turabashimiye. Hano turema abagabo banyabo. Turi mu Montagne Rwanda, niko twitwa. Ibi biganiro nk'ibi ni hano bikurikira honyine. Iki kiganiro wagikunze, dore ikindi wareba kuri screen yawe, kandi nagishyize muri comment hasi munsi y'iyi video. Nitwa Ismael Mugisha, naho ubutaha.